ko meze neza rero murabizi ndabakunda nigarukiye kugira ngo babwire noneho ibintu bigezweho. Hari umuntu wambajije ngo imboro ngufi ikora ite, ngirakora oya bavuga ngo ntago imboro ngufi irongora. Ibyo ndiri kubashuka. Ubu ngubu rero ngo nukugira ngo abantu mufite imboro ngufi mumbabarire ntimwihebe, imboro ngufi irakora. Biterwa n'umukozi uri kuyikoresha uwo ari we. Buri ikintu cyose giterwa n'umuntu uri kugikora, uburyo ari kugikoramo n'uburyo n'uwo bari kugikorana uburyo ari kubitwara. Buriya rero kambabwire imboro ngufi irarongora pe, irarongora. Irarongora. Inyubahiro ngufi irarongora. Ntibazabashuke. Buriya rero inyubahiro ngufi ukuntu ushobora kuba wayikoresha, buriya ntuzaba uri kurongora nk'umugore wawe cyangwa se nk'umusheri wawe ngo ube utamunyaza. Cyangwa se niba warumvishe bavuga ngo inyubahiro ntoya ntikora, ukajya ugiye kurongora nk'umugore wawe ukaba wabikora uvuga ngo n'ubundi ngo ntikora, cyangwa ukaba wabikora uvuga ngo nituma ngo umugore ngarangiza ngo nakimaze, ukabikora wowe uvuga ati reka nsoze umuhango gusa ibintu birangire. Oya, niba tugendana rero mumbabarire, menya kwikoresha ni gute rero. Kwikoresha menya ngo niba ugiye kuba warongora umukunzi wawe cyangwa se warongora umugore wawe, menya ngo ugiye kumurongora, umenye ngo uri mu mucumite, urajya bavuga ngo uguhaye ngufi nawe kwimye ndende. Niba uyifite ari ngufi yikoreshe. Umva, buya noneho wirinde ikintu cyo kuba wakwikinisha. Buriya kwikinisha ni ikintu kibi gishobora kuba cyatuma ushobora kuba wajya nko kurongora nk'umugore cyangwa se nk'umukunzi wawe ikaba itamunyura kandi yamunyuraga, akaba yaguca n'inyuma bibaye bimaze igihe kinini, akaba yaguca inyuma. Kuko iyo wikinishije ntabwo imboro ishobora gushyukwa ngo ibe ikomeye. Ariko niba ufite inyubahiro ngufi, menya ngo ntuzikinisha kugira ngo ube wayikoresha ikomeye, igerayo noneho nawe ibyumba byose ukabigeramo, ukabikora, ukabigeramo we. Umva neza wamunyaje, wagiye ugeza inyubahiro yawe iyo ngiyo ufite ukayigezamo mu nguni zose, mu byumba byose. Buri gito kigira icyo bita ibyumba, ukabigezamo neza ukamushimangira koko ukamunyaza. Noneho kugira rwaza kuri za rwango unyaza. Ndakubwiye ngo ni imva irakora koko, irakora. Ndakubwiye ngo ararangiza akumva ameze neza, ibintu bikaryoha. Buriya reka ntazabwira ngo inyubahiro ngo ngufi ngo nta kintu ikora, ariko ndakubwiye ngo nini hari abazifite batazi kuzikoresha. By the way, hari abazifite batazi kuzikoresha, batazi ngo wazikoresha gute, cyangwa se ukaba bifite ari usoza umuhango gutyo birangira. Muriheba gute kugira ngo byende gute? Mumbabarire mumenye ngo niba uyifite ari ngufi ndayikoresha gutya kandi ibintu bigende neza, sibyo? Umenye ngo ndayikoresha gutya kandi ibintu bigende neza, uyikoreshe. Buri abantu bafite nini kambabwire rero namwe kambagaruke ngo bamufite nini, ariko ugasanga ngo umugore wawe uramurongoye ntarangije. Gute urongora umugore wawe ntarangize? Gute niyo waba waciye umugore wawe inyuma uzasiga agategeko ko uri butahe ukagenda ugaha umugore wawe keye ukamurongora kandi akarangiza, sibyo? Ukagenda ukamurongora kandi akarangiza. Niba ufite inyubahiro nini, menya ngo ugomba kwikoresha gute. Niba ufite inyubahiro nini wivuga ngo nkunda ngo gucumita gusa ngo reka ncumite. Oya, niba umugore akubwiye ngo nyaza munyaza,
kandi ikindi we wiyibagije ko ngo warongoye hanze mukajya mujya kurongora hanze ngo mube mwaje imbaraga zabashizemo. Ubwo nawe afite ino ndi kubabwira kugira ngo wumve ko utazataha waciye umugore wawe inyuma nurangiza ugende nugera mu rugo ube wamukorera imibonano ngo utashyizemo imbaraga kugira ngo ibe yamushima akayumva koko akayumva ifite imbaraga nawe wazikoresheje uri kumva ngo abe yakumva ko wamurongoye gute kandi wagiye ukaba wamuciye inyuma. Niba wamuciye inyuma menya ngo usigaranye imbaraga ziri bwubaka urugo rwawe, ugenda urwubaka urushimangire ntiruzasenyuke. Turagenda ugenda ukoreshe za mbaraga, ukoresha uburyo bwose bushoboka. Umva umukurikirane fresh nk'umugore wawe washatse wishimye ejo mutazasenya urugo. Ubwo se abana bazasigara bameze bate? Nibyo ryo gusigara abana babaye impfubyi mwatanye cyangwa se batangiye no kunanirana. Menye ngo urataha umugore wawe buriya cya kintu cyo kibahuza ngo ndakubivuga kenshi cyane, ntago ubundi umugore abatararyaga yari iwabo, ntago abataranywaga. Nicyo kintu cyo cyarabahuje mukabyara abana. Niba rero mwumva ko mwubatse umuryango mumenye ngo mugomba no kubarera muri kumwe kandi abana bagakura neza, sibyo? Mujye mukurikirana ibintu mumenye ngo ibintu hari icyo byangiza hari n'icyo bitangiza. Ubwo rero mujye mumenya ngo umugore wawe niba wamuciye n'inyuma utahe mu rugo ugifitemo imbaraga zishobora kuba zakubaka urwawe mu rwubaka. Abantu rero mufite inyubahiro nini mumenye ukuntu muzajya muzikoresha. Mumenye ngo niba ari umugore akwiye munyaze nawe imucumite yose uyimuhe igereyo neza umva yumve yishimye ameze neza, yumve ko ibintu bimeze fresh. Niba uyifite kandi ari nini ntiwikukinisha. Ubwonko bwo muzi ko buriya inyubahiro nini iyo wikinishije baba we ndakubwiye ngo ntishobora gushyirwa ngo ibe yafatika, ntibikunda. Impera ihora imeze nkaho utarabishaka itarashyuka. Niba uyifite rero ari nini menya ngo ugomba kwirinda ikintu cyo kwikinisha n'ikibi, ukamenya ukuntu ugomba kubikora. Niba ukubwiye ati nyaza niba ukubwiye ati ino position sinyishaka muhindura muri position rero. Niba ukubwiye ngo umucumite ushyizemo imbaraga ntabwo ucumite ari kugenda ugira gutya oya. Niba ukubwiye n'imbaraga cumite umugore ntahita akira ibintu biryohe. Umva barangiye bari kwibwa mu banditse numva nyishaka ahubwo mwana yanjye kumva ari n'amagororero nadazakorera amahano hano kuri no kamera. Murabizi ndabakunda cyane kandi mbifuza kugira ibihe byiza. Bye bye.